muri iki gihe isi yugarijwe n'icyorezo cya COVID-19 iterwa n'agakoko ka corona. Abashinzwe ubuzima ntibatuza kuvuga ku ngaruka zacyo ku buzima bwo mu mutwe. Zimwe muri izo ngaruka zishingiye kuri COVID-19 ubwayo nk'indwara y'icyorezo yica itarabonerwa umuti cyangwa urukingo. Izindi zishingiye ku buremere bw'ingamba zashyizweho zigamije kurwanya ikwirakwira ry'iki cyorezo. Mu gihe abatuye isi rero bataramenya neza igihe iki cyorezo kizamara, ni ngombwa kandi bifite agaciro ko buri wese ahari mu rugo yatangira kumenya neza buryo ki yagira ubuzima bwiza bwo mu mutwe. None ni gute umuntu yagira ubuzima bwiza bwo mu mutwe buzira indwara zo mu mutwe nk'agahinda gakabije cyangwa se indi mihangayiko ari byo stress muri iki gihe cya COVID-19 ndetse na nyuma yaho, ndetse muri iyi gahunda ya guma mu rugo? Njye wabibateguriye kandi ugiye kubibagezaho, Ndemuhire Jean Claude, mbahaye ikaze. Ubusanzwe ikoranabuhanga rijyanye n'ikoreshwa rya murandasi mu guhererekanya amakuru cyangwa se ibindi bitandukanye ryari risanzwe rikoreshwa. Gusa urubyiruko ruri mu bantu bari basanzwe barikoresha ku kigero kiri hejuru. Ibi bivuze ko ryakora ibitangaza mu kubaka isi ya none. Cyane muri ibihe ubusanzwe isi yari isanzwe ikorera ahafatika igakora ibifatika, ubu ikaba iri gukorera buri kimwe ahadafatika nyamara n'ubundi igakora ibifatika. Urubyiruko rero nahawe ndetse nahanjye tugakora ibifatika mu bidafatika, bikadufasha kubaho neza ubuzima bwiza buzira imihangayiko, ndetse na nyuma y'ibi bihe tukazabaho neza kuko tuzaba twarabikoreye muri iki gihe cyaguma mu rugo. Ndetse uyu niwo mwanya wo gutegura ejo igihe ibi bihe bizaba bidahari, hazaba hari ibindi bihe. Gusa uretse ibyo, ku ngingo y'ubuzima bwo mu mutwe bwiza, buri wese yakora ibi ubundi tukirinda iki cyorezo cya COVID-19 dufite ubuzima bwiza bwo mu mutwe muri iki gihe ndetse n'igihe kizaza nyuma y'ibi bihe. Muri ibyo harimo kwita neza ku byo wibwira, mbese kugendera kuri intekerezo ziguca intege wumva ko byakurangiriyeho. Oya, ntibyakurangiriyeho, reka intekerezo zawe ziremera uburinganire ku kibazo gishya. Mbese aha ni ukwirinda kujarajaza umutima ndetse no kwirinda kubigusenya ndetse n'ibiguca intege. Kandi rwose birashoboka gufata akanya ko kuruhuka, gusinzira ku gihe ndetse no kubyukira ku gihe kandi bidahinduka ni byiza, bizagufasha kumererwa neza. Mbese wari uzi ko gusinzirira heza bigufasha kubona ibitotsi vuba? Bivuze ko isuku buri hamwe ari ngombwa, ndetse naho kuryama hagakorerwa isuku, cyane ko nanone ari cyo gihe cyo kwita ku tuntu duto duto umuntu atajyaga abonera umwanya. Ubu ni cyo gihe cyo kudukora, ubundi ibintu bikagenda neza. Fatirana iki gihe rero ushyire ku murongo ibyo utajya gushyira ku murongo, ushyire ku murongo ibyo wari warabitse, ushyire ku murongo buri kimwe, ibintu bizagenda neza. Ibi bihe bizajya kuvamo buri kimwe cyose cyawe kiri ku murongo, bigufashe gutangira ubundi buzima bumeze neza, umerewe neza, umutima utuje. Muri make, iyi gahunda ya guma mu rugo wakayibyaza umusaruro uzavamo ibintu bikomeye cyane nyuma yabyo. Ikindi, kwiha gahunda ihoraho. Ikindi, ukwiha gahunda ihoraho yo gukoraho ibyawe bya buri munsi bizatuma kurambirwa bigenda nka nyombere. Kubyuka, gukora siporo, kuganira ndetse n'ibindi ni ngombwa ngo bikore ku murongo kandi biteguye kandi mu buryo budahinduka, bizagufasha kumererwa neza. Ntitwakwibagirwa kandi ko kuvugana n'inshuti ndetse n'imiryango bikuri kure byagufasha muri iki gihe. Waba wakoresha ikoranabuhanga cyangwa se ubundi buryo bwagufasha. Burya kandi kureba filime, gusoma ibitabo, igihe cyo kuriraho kidahindagurika, kureba no kumva amakuru ndetse n'ibindi ni utuntu twagufasha byose igihe wabiteguye neza ndetse ukabishyira mu bikorwa ku gihe wabiteguriyeho. Mbese muri iki gihe ni ugukora buri kimwe, mbese buri kimwe cyose kiri ku murongo, nta gitanga ikindi, uko wabipanze ari kubikora, byose bizagufasha kumererwa neza muri ibi bihe byaguma mu rugo. Ikindi, gushaka uburyo bwihariye bwa nyabwo bwo kurwanyamo imihangayiko, harimo gusenga, umwitozo w'umutuzo meditation, guseka, gukina aho turi mu rugo, gukina igisoro, gukina amakarita, gusimbuka umugozi, gukora siporo nka yoga ndetse n'izindi, byose byagufasha kumererwa neza ndetse bikakubera umuti wa mugani wa yamvugo y'iki gihe. Ikindi cyo gukora kugira ngo ugire ubuzima bwiza ni ukuguma mu gihe cya none. Ahangaha gutekereza cyane ku bizaba nyuma byatuma umuntu ashobora kuzahazwa nubwo aba bushingiye kuba ku byo ari gutekereza, nko kuba yabura inshuti magara cyangwa umunyamuryango we batari kumwe. Mbese
guhagarika izo ntekerezo ndetse no kwiha umurongo wo gukemuramo ibibazo bya none, harimo no kwiha intego y'ibyo uzakora nyuma mu kwiteza imbere byafasha mu kumererwa neza ndetse no gutuza amahoro agasagamba mu mutima. Insoza, kwiha intego za buri munsi mu cyumweru, ukwita ku mafunguro urya ya buri munsi, guha agaciro ibyo utakunda ugakora ukabikora, ndetse hanyuma rero ukanazamura icyizere cy'uko ubuzima buzakomeza kandi neza, bizatuma tubaho neza twishimye kandi tugirirana umumaro muri rusange. Mu by'ukuri ibi bizadusaba kubyitondera cyane, gusa birashoboka. Twakwirinda coronavirusi kandi ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'ubundi buzima muri rusange bugasagamba. Twirinde coronavirusi, tugume mu rugo, dukore buri kimwe mu byo dusabwa gukora, tubeho neza kandi twishimye kuko nta n'umwe uri wenyine. Njye wabibateguriye Nayimuhire Jean Claude, ndabashimiye. Ntiwibagirwe gukora subscribe cyangwa se gusangiza abandi, ndetse usiga ubutumwa cyaba igitekerezo cyangwa inyunganizi ndetse n'ikibazo, byose nta kibazo. Shalom.